transfer ya Manukone hano Fabrizio Romano ndetse n'ikinyamakuru cyayigarutseho The Mirror bakubwira bati Manchester United are ready to offer Manukone a bid and a transfer request. AS Roma are expected to demand higher fee for the Frenchman as multiple clubs including Manchester United, Arsenal, Liverpool all interested. Donc equipe ya AS Roma nakubwira ko kuri uyu mukinnyi w'umufaransa iri buze kudemandinga ibitari bike bitewe n'uburyo ama equipe menshi ari interested cyangwa se ama equipe ari kuzwa no kuba yamusinyisha Manukone. Hanyuma kugira ngo tubitware neza cyane tubizamukane na comment ya Leon Ferdinand ubwira Manchester United kuba yasinyisha uyu mukinnyi avuga ati Manukone has started 4 out of 6 World Cup French games, benching Tchouameni in the round of 16 and quarter final. Uyu ni umukinnyi wicaje Aurelien Tchouameni haba muri kimwe cya 32 muri kimwe cy'umunani ndetse no muri kimwe cya kane. Of course uwo bita Manukone yicaza Aurelien Tchouameni. Hano Leon Ferdinand akavuga ati France's best midfielder in this World Cup. France has conceded only 2 goals, not because of their good defense but because of Manukone has one yellow and his tackle are so smart. Donc equipe y'igihugu y'Ubufaransa ni equipe itari kwinjizwa ibitego byinshi. Akavuga ati umwe mu bantu gutuma iyo defense equipe y'igihugu y'Ubufaransa itinjizwa ibitego byinshi ni Manukone uri muri mediane. Avuga ati takreze azikora mu buryo buri smart. Ati last season at Roma he played every single game helping them to qualify for the Champions League after many years. Last season cyangwa se umwaka ushize w'imikino Manukone muri equipe ya AS Roma yakinnye imikino hafi ya yose afashe equipe ya AS Roma kuba yabona qualification ya Champions League. Avuga ati uyu mukinnyi ni umukinnyi udasanzwe, ni umukinnyi mwiza. Aka kanya currently ari kuri price tag ya $60 z'amapound. Uyu mukinnyi Manukone ama equipe mu gihugu cy'Ubwongereza a LinkedIn no kuba yamusinyisha. Of course bikaba byumvikana ko hashobora kuza kuba mo bidding wall kuko buryo wifuzwa na ama equipe top clubs iyo Arsenal, iyo Liverpool, iyo Man U, iyo Chelsea. Birumvikana ko equipe iri smart cyane muri business niba ishobora kuza kuba yakwegukana. Hanyuma kuri Manukone hano bakana kubwira bati if the Ederson deal doesn't happen, Manchester United are thinking about Manukone as an alternative. Muri transfer tugaruka ku ijambo alternative ndetse na option. Hari kuba wifuza umukinnyi ari we wa mbere wifuza, nkuko tugaruka kuri Alex Scott nk'umukinnyi uhuzwa na equipe ya The Red Devils, nk'umukinnyi uhuzwa na equipe ya Arsenal. Ariko nanone hakaza option cyangwa se alternative icyo twita kuri shortlist, hahandi equipe ivuga iti tutabonye uyu tukazana uyu, nabyo ntacyo byabitwaye. Kuri Manukone bakakubwira ko ari alternative cyangwa se ari umukinnyi utekerezwaho muri equipe ya Man U inside, kuri level yuko bavuga bati iyi transfer iyo bita Ederson iramutse ikomeje guteza ibibazo cyangwa se medical test ikomeje kuba issue, Manukone yaza mu bakinnyi equipe ya The Red Devils ishobora kuba yakoraho move ikarura ryamuvana muri equipe ya AS Roma akaza muri Premier League. Uyu mukinnyi bamwe mu bamugarutseho na Marcel Desailly twaganire kuri comment yamukoze avuga ati no mediateur mwiza kujya ari mu kibuga agakinana na yani bavuga abwira mani ati wasinyisha Alex Scott ariko unazanye Manukone wabuzanye umukinnyi mwiza. Marcel Desailly ndumva comment ye iri muri comment twagarutseho this week tuganira kuri iyi move y'uyu mukinnyi mu Faransa ko yaza mu gihugu cy'Ubwongereza muri Premier League. Hanyuma
kuri transfer ikinyamakuru cyandika kuri equipe ya The Red Devils Central Devils bagaruka kuri equipe ya Manchester United yonyine niyo baba biganirira Central Devils bakagira icyo batubwira kuri iyi move bakakubwira bati bwo nibo tugezeho. Manu Kone is being monitored by Manchester United with the club considering him as an alternative to Chouameni. Roma's position, at least for now, is clear. They will only sit down at the negotiated table if an offer of 50 million euros is made. Stand ya equipe ya AS Roma mbere na mbere ni equipe yakubwira ko ntago yakwitambika Manu Kone mu gihe cyose haba habonetse offer nziza, bid nziza. Gusa nanone yakakubwira ko equipe ya AS Roma yaje ku meza y'ibiganiro cyangwa se yakwicarana na equipe yariyo yose byibuze hatangiye hakorwa bid cyangwa se offer guhera kuri miliyoni 50 byibuze z'amayero. Hanyuma kuri transfer kuri move yo bita Manu Kone hano bakakubwira bati the Italian club is prepared to stand firm, especially during the post-World Cup period. No concrete proposal has been submitted yet. Na Sport Witness ni inkuru yandika Sport Witness ni ikindi kinyamakuru La Repubblica ni kinyamakuru nacyo kigaruka kuri move ya Manu Kone muri equipe ya The Red Devils bakakubwira ko nyuma y'igikombe cy'isi ariko tuzabona iyi move cyangwa se transfer igira imbaraga nyinshi cyane. Currently at the moment bakanakubwira ko nta offer iratangwa iyo ariyo yose. Gusa bakubwira ko nanone iyi ngiyi ari move imwe muzo turi buze kuba tureba cyane muri iyi summer transfer window, muri iri soko ry'igura n'igurishwa ry'abakinnyi muri Mesh. Ese Manu Kone utekerezwa as an alternative muri equipe ya Man U aramutse asinyishijwe na The Red Devils, wakwishima cyangwa se iyi move wanyurwa nayo? Ubwo byose nibyo tugaruka hano kuri LC Sport kamenya what is going on. Gusa he's one to watch. Barakubwira ko iyi move rwose iri seriye cyane. Ndabona ibinyamakuru byamaze kuba bitangira kuzamukana nayo. Bishoboka cyane ko iyi weekend ari imwe mu nkuru zigiye kuba zimakinga headlines, ariko bikaza kujyana na medical test yo bita Ederson. Nyaboneka iyi move yo bita Ederson, iyi nkuru stay in touch, stay tuned. Ikiza guhinduka cyose iyi ni inkuru niyemeje kuza kwikurikiranira kuko twaranayitangaje ariko idafarenze through nkuko ibinyamakuru bivuga wasimbura Ederson n'undi muri equipe ya Man U. Expectations bakubwira ko iyo move nanone nayo yakorwa mu buryo bwihuse cyane nk'uburyo tubonye muri transfer yo bita Andre Santos. Agatamva ko nyine dushobora kuza kubona akazi business muri iyi weekend by'umwihariko kuri equipe ya The Red Devils. Bigaragara ko Ewan Sosilias yakoze deal ya Carry Dallo mu buryo bwihuse cyane hano kuri LC Sports. Duhita tuyiguha on time. Ubwo rero n'icyahinduka kuri Ederson twabigarukaho neza cyane in style. Hanyuma turacyaganira kuri izi transfer zose nkomeza kubifuriza kugira weekend nziza. Mwese tuba turi kumwe hano kuri LC Sports, the home of European sports news. Tuganira European sports only, transfer news, sports analysis, team talk, and of course breaking news. Nkakubwira nti here we brief sports, dumeka imikino, European sports only. Hanyuma Roy Keane, legend wa equipe ya Man U, hari cyatubwira kuri transfer kuri move ya Manu Kone. Anayigira inama equipe ya Man yabwira ati nyamuneka musinyishe Manu Kone, muri bibuze kuba mukoze deal nziza, muri bibuze kuba mukoze transfer ya hatari. Uwo bita Roy Keane, legend wa equipe ya Man U, icyakubwira Roy Keane arakubwira ati the idea that players must be Premier League proven is outdated. Football has changed, and we've seen countless players arrive from other leagues and immediately become some of the best in England. Ati igitekerezo cyo kuvuga ngo byaba byiza dusinyishije abakinnyi bamaze kuba bidisenga cyangwa se bigaragaje muri Premier League akaba ari yo nyine tuza kubakiraho gusa akaba ari yo tureberaho. Ati icyo gitekerezo nta nubwo akakanya bikiri ngombwa kukigenderaho, kiri outdated. Roy Keane we nikabivuga ati twabonye abakinnyi bavuye muri championa zindi bakava mu zindi league bakazana mu gihugu cy'Ubwongereza bakitwara neza cyane. Hanyuma akavuga ati that brings me to Manu Kone. Ibyo ngibyo bibuze guhita binzana kuri Manu Kone. He's a hidden gem
with the quality to thrive at Manchester United and he had likely cost less than Carlos Baleba. Afite quality cyangwa se afite umuhanga budasanzwe. Ubwo ni Roy Keane arimo aganira n'aba Mika Richard kuri transfer. Bose nabizi ko tugaruka kuri aba legend icyo batubwira ko nyine nabyo bibara amakuru bari ubusesenguzi ariko n'amakuru ati n'umukinnyi watangwa amafaranga make kuyo equipe ya Man U yatanga kuri Carlos Baleba kandi afite qualities, afite ubuhanga bushoboka bwose bwatuma azana agatanga umusaruro, afite icyo byasaba cyose akaza hano muri Premier League akaba yakwitwara neza cyane Manu Kone, kuko twabonye abakinnyi benshi cyane bavuye muri championa zindi bakaza hano mu gihugu cy'Ubwongereza bakitwara neza cyane. Ati nawe ni muri iyo sanse mubonamo Manu Kone. Roy Keane aracyatuganiriza neza cyane, legend wa equipe ya The Red Devils. Agakomeza agira ati Baleba is a talented player but his listen deep in form makes him a risk at his current valuation. If United spend a huge fee and he struggles, the recruitment team will face heavy criticism. Carlos Baleba n'umukinnyi mwiza, ati yego ntabwo nshidikanya kuri taraye, ariko n'umukinnyi forme za droppings yasubiye inyuma. Mu gihe cyose equipe ya recruitment team ya recruitment yamuzana hanyuma ntatanga umusaruro, abantu bazayatsaho imiriro, abantu ntabwo yazabakira. Timu ya recruitment iramutse ivuze iti tuzane Carlos Baleba, bakazana Carlos Baleba ntatanga umusaruro kandi ari umukinnyi nka Manu Kone, ibyo ngibyo byaba ari ibintu byo gutuma bishyira kuri pressure kandi akaba ari pressure idakenewe na gato. Hano nibyo akomeza tubwira kuri uyu Mufaransa Manu Kone. Roy Keane atuganiriza ati Kone on the other hand offers outstanding value and has the profile to strengthen United's midfield without breaking the bank. Afite byose bikenewe kugira ngo aze muri mediane ya Man U atanga umusaruro kandi akaba umukinnyi donc utaba yanatangaho byinshi cyane. Ntabwo ari umukinnyi watangaho byinshi cyane, ni umukinnyi utatuma ujya kumena bank. Although Roma reportedly value him at around 50 million euros, that price could rise following his World Cup performances. Nubwo equipe ya AS Roma imubarira ku gaciro ka $50 z'amayero, agaciro ke gashobora kuza kwiyongera bitewe na performance, bitewe n'uburyo ari kwitwara neza cyane mu gikombe cy'isi. Abo bitaro ikiringusa akavuga ati nyamuneka The Red Devils, Manchester United bishoboka ikiza no kuwakora ikintu ko wasinyisha abo bita ikiza no ko wazana Manu Kone. Hanyuma kibazo ati ese current update kuri Alex Scott muri equipe ya Manchester United yo ni yihe? Nayo nyiguhe neza cyane hano kuri LC Sport. Ari byiza cyane kwinjira muri weekend, ukinjira muri weekend ufite izo updates zose ibinyamakuru icyo byandika byose tugaruka hano kabikurikira neza cyane on time kuri LC Sport with your boy LCMIS Law.